nongeye kubasuhuza bene data. Ndashaka gushima Imana ikomeye, Imana ikora ibitangaza bitarondoreka. Nagize umugisha wo kugera mu Faransa ku nyanja ya Mediterane mu mujyi witwa Nice, ariko natangaye nabonye ukuntu Imana yagiye ibana n'abakozi bayo, genda ibana n'abatubanjirije, uko niko natwe kandi ikibana natwe. Ndashima Imana cyane, imirimo Imana yakoze iratangaje. Namwe nimwitegereze inyanja ingana gutya ureba ntuheze amaso, iyi yose ni imirimo y'Imana. Imana ikwiriye icyubahiro, Imana ifite imbaraga, Imana ikwiye gushimirwa mu isi no mu ijuru. Bene data, ushobora kuba ufite ikibazo gikomeye, ariko reka nkubwire, hari amaboko akomeye aramira abera, hari amaboko akomeye ajya atabara. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nzi ibyo nibwira nzabagirira, ntabwo ari ibibi ahubwo ni ibyiza, kugira ngo mbarememo umutima w'ibyo muzabona hanyuma. Ahangaha duhagaze nuko Imana yabivuze, ntabwo ari imbaraga z'imiryango, ni imbaraga z'Imana. Bene data, Imana ifite imbaraga, ifite imbaraga zo kugukura aho ngaho mu kigeragezo urimo, mu kibazo urimo. Ifite imbaraga zo kukuburanira ikaguhereza impapuro ukeneye. Ifite imbaraga zo gusenya imigambi y'abadayimoni. Bene data, ni ukuri mufashe duha Imana icyubahiro, iyije kubatabara, iyije kubarengera, iyije kubambika imbaraga, iyije kubakorera igitangaza. Iyo ngiyo niyo ndi kubabwira, iravugana nawe. Dore mfite ibyo nibwira nzakugirira. Muri Yeremiya 33:2 haravuga ngo niyo igira icyo ikora, niyo ikirema, niyo kandi igikomeza. Nitegereje abantu bose Imana yahaye umugisha, ubutunzi, amafaranga, baranezerewe, bamwe bari ku mishanga, ariko muri ibyo byose hariho icyo Imana ivugana nawe. Ni byiza urafite, uratunze, ariko shaka n'ubundi butunzi bw'Umwuka Wera, shaka n'ubundi butunzi butagira akagero bwo kwakira Umwami Yesu. Nicyo cyaguha amahoro, nicyo cyahindura ubuzima bwawe, amateka yawe, yagukiza uwo mubabaro, yagukiza depression. Iyi Mana ndi kubabwira rero niyo igira icyo ikora, ikakirema, ikanagikomeza. Ndagira ngo mumfashe duheze Imana yo mu ijuru icyubahiro. Reka nsenga Imana. Waba utarakira Umwami Yesu, akira Yesu, umwizere, umwiringire, umwikomezeho. Abantu bakuvaho, ariko Yesu ntago yakureka. Umuryango wakunaniza, ariko Yesu ntiyakunaniza. Inshuti zawe wagira inshuti ukazibura, ariko Yesu we ntabwo uzamubura, muzagumana. Intambara zose aje kuzikurwanirira. Nahageze hano hantu ndavuga ngo ntabwo ndi buhave ntababwiye ibitangaza by'Imana igiye kubakora. Niba yareremye inyanja imeze gutya, iyi nyanja ya Mediterane mu mujyi bita Nice, ni gute yananirwa kugukorera igitangaza? Iyaremye isi n'ijuru, ikibazo cyawe cyayinanira? Yananirwa kuguha urubyaro? Yananirwa kuguha akazi? Yananirwa kugukura mu biyobyabwenge? Yananirwa? Ntabwo Imana inanirwa, ntibeshya. Uyu mujyi rero ndagira ngo mvuge ngo wowe ushaka kwakira Umwami Yesu mu mujyi urimo uwo ari wo wose, waba uri hano Nice, waba uri n'ahandi ku isi yose, akira Umwami Yesu, niwe ufite imbaraga. Wishukwa n'ubutunzi. Nabonye abantu benshi baryamye, benjoyinga, barimo bararya yabo, ariko Bibiliya iravuga ngo wa mutunzi we, ibuka ko hari igihe wakwakwa ubugingo bwawe ukabubura. Bitsa rero mu ijuru. Ni byiza ko ubifite, bitsa no mu bwami bwo mu ijuru. Korera Imana, izere Yesu, kandi udufashe nawe kwamamaze kugira neza kw'Imana. Reka dusenge. Imana ibaho umugisha. Mana, ndagushimiye, uri Imana ikora ibitangaza. Ahangaha ni wowe watumye tuhagera ngo tukuvugire Mwami. Dusabiye umuntu wese utarizera kugira ngo umuhe kwizera Yesu. Umuntu wese utarakizwa umuhe gukizwa. Arabumvise ubu butumwa,
ari n'abazabwumva ikindi gihe, abo nabo bazabone kugira neza kwawe, bazabone ibitangaza byawe, bazabone gukora kwawe. Mana, numvise ubuhamya bukomeye bw'umugaragu wawe, aho wamunyujije, inzira wamucishijemo. Uri Imana y'amaboko akomeye, amaboko yawe ajyaramira bera. Ndaguhimbaje. N'ibindi byose ibyifuzo bene data bafite ndabisengeye mu izina rya Yesu, kandi iki gihugu nibakigabizwe bakubone Mwami, mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Imana ibahe umugisha.